Tugeze muri ka kanya keza k'amakuru y'imikino ariyo avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Njya ngenda mbahamo update, ariko aka kanya tugiye kwibanda ku makuru y'imikino ari mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ibindi byose bigendana nayo. Ikipe ya Murera tugiye kuyiganiraho mu ngingo ebyiri zigiye zitandukanye, harimo umwe uri kuvuza ubuhuha w'abakinnyi benshi bagiye kuyisohokamo ndetse n'abagiye kuyinjiramo, ndetse n'uburyo biteguye umukino w'uyu munsi kuri uyu wa gatandatu bafitanye n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Mbahaye ikaze rero mwese aho muri hose, haba mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'ahandi hose bafite uburyo mudukurikira kandi mubana natwe umunsi ku munsi. Ibyo ndabibashimiye kandi mbahaye ikaze kugira ngo mukurikire iki kiganiro, muryoherwe nacyo ndetse mwumve yuko mbahaye ikaze kandi ndi kumwe namwe. Nk'uko bisanzwe rero nje kubabwira ayo makuru y'imikino, gusa sinajya bura gushimira abantu mwese mwakoze subscribe, mubana natwe umunsi ku munsi, ndetse n'abakanze like, abakanze share, abaduhaye ibitekerezo, mwese ndabashimiye cyane. Abatarakanda subscribe nabo nagira ngo mbabwire ko akariko kanya keza ko kuyikora, muyikande kandi mukande hariya ku kantu k'inzogera kugira ngo mujye mubona amakuru yose tubagezaho ako kanya. Kandi numara kumva inkuru tubagejejeho mukumva yuko hari ikintu igufashije cyangwa se ikuryoheye, ujye ukanda kuri kariya kantu ka like kugira ngo n'abandi nabo uko mukanda like nyinshi niko YouTube ifata inkuru igahita iyoherereza abandi bantu nabo bakayumva bakaryoherwa. Kandi sinabura kukubwira kujya ukanda share, ukayisharinga inshuti zawe n'abandi bose kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Yes, kuri uyu munsi rero ku wa gatandatu tariki 30 z'ukwa gatatu 2024, ikipe ya Rayon Sport ifite umukino ukomeye cyane wa shampiyona igiye guhuramo n'ikipe ya Mukura Victory Sport yo mu majyepfo i Huye. Mbibutse yuko Rayon Sport nayo ari y'Inyanza, ubwo ni nkaho twayita ko ari derby y'amajyepfo. Mukura Victory Sport ni ikipe itagikunda kugora Rayon Sport cyane, kuko akenshi uko bahuye Rayon Sport yitayitsinze baranganya. Akenshi ntago Mukura Victory Sport ikunze gutsinda Rayon Sport. Rayon Sport rero yaraye ikoze imyitozo, yagezeyo bayima stade yo yahuye, kuko ngo bamaze kuvuga yuko stade yahuye itazajya ikorerwaho imyitozo, ndetse na Mukura nayo ngo ntago ikoreraho imyitozo. Gusa n'ubundi na stade Mukura ikoreraho imyitozo ntago bayihaye. Rayon Sport byayisabye kumanuka i Kigali imaze gukora imyitozo, gusa yarayeyo ariko ntago yakoreyeyo imyitozo. Mu ikipe ya Rayon Sport yamanutse rero ntago harimo kapiteni wayo Muhire Keve. Ese Muhire Keve byaba byagenze gute kugira ngo adakina iyo mikino? Abantu benshi bari biteze yuko Muhire Keve ari we ugomba kuba atwaye ikipe hagati mu kibuga, ariko muri uko kuba atari mu bamanukanye n'ikipe, atari gukina uyu mukino, nuko Ferwafa yaraye isohoye abantu batazakina umunsi wa 25 wa shampiyona, bagasanga Muhire Keve afite amakarita 3, kandi amakarita 3 y'umuhondo ntabwo amwemerera gukina umukino w'uwo munsi. Ubwo rero bishatse kuvuga ko mu ikipe ya Rayon Sport hari buze kugaragaramo impinduka nyinshi zikomeye, ku buryo Ndekwe Felix ashobora kuza kubanza mu kibuga hagati, kuko n'ubundi niwe bajya bifashisha iyo Muhire Keve adahari, kuko n'ubundi mvuye kuri Emmanuel we n'ubundi baje gusanga yuko nawe nta kigenda cye, uko bamuri bamwiteze ntabwo ariko bamubonye. Ubwo rero bamanutse nimugoroba, bafite umukino saa 9 turi bugarukeho numara kurangira ibyaranze umukino, uko byagenze, abakinnyi bakinnye, uko bagiye bakina. Ibyo byose turi bugarukeho ku mugoroba igihe umukino uraba urangiye. Abafana nabo bamanutse ari benshi bavuye mu ntara zitandukanye, abenshi bo bavuye i Kigali, abandi bavuye mu ntara zitandukanye bajya i Huye. Ubwo rero bamanutse ari benshi, mu kanya umuriro uraba uri kwaka.
Twagiye rero muri ya ngingo y'uburyo muri Rayon Sport hagiye kunyuramo umweyo ukomeye cyane, abakinnyi benshi bagiye kuyisohokamo hakinjiramo n'abandi, ariko nk'uko nagiye mbibabwira abakinnyi bamwe ntago bazongererwa amasezerano, ahubwo bari gushakisha izindi ntwaro zikomeye cyane mu kubaka sezitaha ya 2024 2025. Muri Rayon Sport rero hagiye gusohokamo abakinnyi batari bake cyane, abakinnyi bagera ku 8 cyangwa 9. Nta bakinnyi 8 bagomba gusohoka ndetse na Muhire Keve, ariko Muhire Keve we ntabwo azaba agiye mu bundi buryo, we azaba agiye gukina hanze. Muhire Keve ntabwo azongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport nk'uko nagiye mbigarukaho, nagiye mbibabwira mu nkuru zatambutse, kuko afite amaofre menshi yo mu y'amakipe yo hanze, kandi urumva Muhire Keve kubera no kuba ari gutekereza ku kintu kijyanye n'amafaranga, urumva amafaranga y'amakipe yo hanze yamuha nta hantu yahurira nayo Rayon Sport yamuha. Icyo rero nicyo gituma Muhire Keve nawe azasohoka mu ikipe ya Rayon Sport, kuko azaba agiye gukina hanze. Mwibuke ko Muhire Keve yavuze ko nta yindi kipe mu Rwanda yakinira atari ikipe ya Rayon Sport, niyo mpamvu bakunze kumwita umwana w'ikipe, kandi n'ubundi iyo agiye hanze yakongera akagaruka n'ubundi aza yigira mu ikipe ye ya Murera. Abo bakinnyi rero bagiye gusohokamo utini bane, harimo abazamu babiri aribo Simon Tamare w'Umugande, hakazana Hategekimana Bonheur w'Umunyarwanda. Aba bazamu n'ubundi baje, Simon Tamare yaje asangamo Bonheur, n'ubundi biza kurangira urwego rwabo bose rugiye hasi ubwo Kadime Ndiaye yaragarutse. Ubwo Kadime Ndiaye yarahageze, Simon Tamare ndetse na Bonheur ntago bigeze bongera kubona umwanya wo gukina. Ubwo rero ibyo bishatse kuvuga yuko nabo bari ku rutonde rw'abagomba gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Hakaza uwo bita Mvuyekure Emmanuel, uyu yavuye muri Tanzania abica bigacika, abantu bavuga bati tubonye umumediateri mwiza muzima, ariko yageze mu ikipe ya Rayon Sport bigenda byanga, ugasanga bari kumukinisha ariko nta musaruro ari gutanga. Uwo nawe ari kuri radari zo kugenda. Hakaza uwo bita Youssef Rab. Youssef Rab yanyuze mu ikipe ya Rayon Sport mu myaka yashize, ariko ukabona ko ari gukina umupira mwiza, ndetse nicyo gitekerezo bagize cyo kumugarura muri iyi sezo, ariko muri iyi sezo nta musaruro yigeze atanga, ndetse n'umutoza Julien Mete we avuga yuko Youssef nta kigenda, nawe agomba gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Hakaza uwo bita Paul Gomis, uyu nguyu we yaje muri iyi phase retour ngo ari umwataka ngo ukomeye uca inshundura, ariko kugeza ubu aka kanya nta kintu Paul Gomis yari yereka abareyo, ndetse baba abafana ndetse n'abayobozi nta kintu yari yabereka. Hakaza uwo bita Iraguha Haji ndetse na Ndekwe Felix. Iraguha Haji na Ndekwe Felix bo igihe abamaze kuvuga bose bo bamaze kubwirwa yuko batazakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport, bababwira yuko bagomba kujya gushakisha aho bakomereza kariyeri zabo. Ariko Ndekwe na Iraguha Haji bo baracyari muri proposal, nabo bari ku rutonde rw'abazasohoka, ariko ntago bari babaha ama-email cyangwa se ama-SMS yo kubabwira ko batazakomezanya, bo ntago barasezererwa. Ariko abo bose nababwiye hejuru bo bamaze kohererezwa ama-email yuko batazakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport. Muhire Keve we nabibabwiye wazaba agiye gukina hanze, ntabwo azaba asohotse mu ikipe ya Rayon Sport agiye mu yindi kipe ya hano mu Rwanda, wazaba agiye kwikinira mu makipe yo hanze aho bamuha akavagari k'amafaranga. Kandi kuko Muhire Keve urebye imikinire ye mu Rwanda niwe mediateri wa mbere uzi gukina bya nyabyo, kandi ukora neza mu kibuga, ndetse haba imbere haba hagati hose aba yagiye gufasha abakinnyi. Niyo mpamvu rero amakipe yo hanze yamubengutswe akavuga ati tugomba kukurokirita tukakujyana. Abandi mutumvise badafite amasezerano ni babandi Rayon Sport iza ijya mu biganiro kugira ngo bongere amasezerano nyuma ya Peace Cup. Muzi ko nababwiye yuko abantu bari kubabwira ngo runaka yongereye amasezerano, ibyo ntabwo ari byo, ahubwo bafite gahunda yo kongera amasezerano yabo umutoza ndetse n'abakinnyi nyuma y'igikombe
cy'amahoro. Abo rero badafite amasezerano ariko bari mu biganiro byo kuyongera harimo Kadime Ndiaye nk'uko nagiye mbigarukaho, Tuyisenga Arsene, Aimable Nsabimana, Kalisa Rashid. Abo bane bari mu biganiro byo kongera amasezerano kuko na Julien Metewe arabifuza cyane. Abatumvise Morgan Ijuru Ishimwe Eri we yongereye amasezerano Fazare ikirangira kuko yagize ibibazo byo muri famiye, akenera amafaranga mu buryo bwo kugira ngo rero Rayon Sport imufashe muri ibyo bibazo, imuha amafaranga ariko bongera amasezerano. Ibyo nagiye mbigarukaho mu biganiro byanjye byatambutse. Gusa muri ya nzira yo kwiyubaka n'ubundi bamwe barasohoka, abandi ari nako bakomeza kwinjira mu ikipe ya Murera yambara ubururu n'umweru. Gusa ikipe ya Rayon Sport ntabwo izongera kugura ngo umuzamu w'umunyamahanga, izagumana Kadime Ndiaye kuko igiye kumwongerera amasezerano, ahubwo izana abandi bazamu b'Abanyarwanda babiri ari bo Muhawe na Yogadi. We ibiganiro bigeze kure, ndetse n'undi uri muri proposal ari we Ishimwe Jean Pierre w'ikipe ya APR FC. Muhawe na Yogadi mbibutse ko akina mu ikipe ya Musanze FC, ubiri ku mwanya wa kabiri. Urumva ko afite palmarès nziza muri shampiyona y'u Rwanda. Hagati mu kibuga bazazana mediateri umwe wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, mbese we na Muhire Keve nibo ba mediateri ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bazazana uwo bita Niyonzima Olivier Sefu Kamba na Roho. Uyu Olivier Sefu we gukina arabizi, iyo wamaze kumuha ibyo agenewe byose agukinira neza cyane kuko aba abishyizeho umutima. Ariko nawe iyo hajemo kakantu k'agafaranga gutinda kumubwira ngo buretse nawe ntago mwabyumva kimwe. Gusa iyo wamuhaye ibyo agenewe byose nawe agukinira umupira mwiza cyane hagati mu kibuga. Ndetse bazanemo n'uwo bita Jonas Mukude uriya wo mu ikipe ya Yanga, nawe nagiye mubabwiraho ko Rayon Sport bari mu biganiro. Mediateri mubi cyane nguzwiho gutsinda ibitego bya kure, wanagiye mugarukaho mu biganiro byarangiye. Abaca ku mpande rero bari gupropoza uwo bita Omedi Dennis ndetse na Nelson Senkatuka. Aba ni abagande babi cyane bakina baca ku mpande, ndetse nabo nagiye mbagarukaho mu biganiro byatambutse. Ngeye ibiganiro mba mbakorera biba bimeze nk'amasezo, kuko niba navuze umukinnyi yuko azaza hakaza iyindi nkuru nayo imugaruramo, ngenda mbibutsa igihe nagiye mbibabwirira, kuko mba nzigiye nagiye mbabwirira inkuru ngiye gukomerezaho. Mu bataka rero imbere muri atake bazazana uwo bita Ani Elija, rutahizamu ufite ibitego byinshi hano mu Rwanda, ukinira ikipe ya Bugesera. Niwe bari mu biganiro, we birenda no kurangira. Ariko ntabwo ari uwo gusa, kuko bazazana n'undi mwataka ngo w'igikura nkota, w'igikonyozi, uca inshundura, uzava hagati y'ikipe gihugu cya Cote d'Ivoire ndetse na Mali. Ntabwo twari twamumenya neza, ariko amakuru ye n'amazina ye ndi kuyashakisha hasi hejuru, ku buryo uyu munsi cyangwa ejo nshobora kubabwira ngo amazina ye naya, ese akinate, ese afite uburebure bungana iki, ese azwiho izihe karite. Ibyo byose nabyo nzabibazanira, ariko uwo na prefera ngiye ku giti cyanjye, na prefera uwo muri Cote d'Ivoire, kuko abanyamari benshi Rayon Sport yagiye bazana n'ubundi bakayibera flop. Bamwe bakaza ntibagire ikintu bayimarira, abandi bakaza bagahita bagenda. Ariko buriya abanyakote d'Ivoire ni abantu baba bazi umupira ku rwego rwo hejuru, udashobora kuvuga ngo yapfa kuza akakubera flop. Gusa bapfa kugenda bakamureba ari umukinnyi uri gukina, atari bya bintu byo kuvuga ngo ni amavideo. Mu nkuru nabahaye ejo bundi mu minsi ishize, nababwiye yuko Rayon Sport ikintu cya recruitment yagishyizemo imbaraga, iri kugikora professionally, kuko iri gukorana n'aba agents bakomeye cyane bahahira abakinnyi ikipe ya Simba ndetse na Yanga. Bigenze gutyo rero bakayishakira umwataka nyawe ukomeye, ikipe ya Rayon Sport yabidadiye. Sezo ya 2024-2025 yazaba ari urwembe. N'ayo makuru ya Rayon Sport ari kugenda avugwa
abakinnyi bagiye gusohokamo, abazinjiramo ndetse n'uburyo umukino w'uyu munsi uteye. Iby'uyu mukino byo ndibuze kubigarukaho mu nkuru iri bukurikire nimugoroba igihe match iraba irangiye. Ndabakunda cyane, murakoze kandi mukomeze kugubwa neza. Ja bless.